Ni amakuru ababaje cyane rero wowe ukurikira bimwe mu biganiro tukugeza kuri The Truth Inside. Ndakwibutsa kugira ngo ukore subscribe utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru yacu nkuko tuyikugezaho umunsi ku wundi. Nongeye rero kuguhereza ikaze rero mwibutsa yuko ahangari kuri The Truth Inside n'ibisanzwe ukaba uri kumwe na wa musore wanyariwe Bahati Chris wo rero herereye muri Leta Zunze za Amerika ndetse no muri Europe ndetse no muri Asia ndetse no muri Africa no muri East Africa. Ndakwibutsa rero guys, ibintu biba bibabaje cyane ko mu gihe tuguhereje amakuru ujye unadusigira comment kabisa, kuko tukugezaho amakuru ari update kandi dufite gihamya. Mu gitondo cyahashize rero dore ko twaje kugera ahantu bita imusanze ku muhanda w'imusanze ujya igisenyi, ahantu haje kugaragara haje kuba impanuka ikomeye cyane, impanuka ibabaje, impanuka biteye ubwoba cyane kugira ngo ubashe kumva yuko ibi bintu hari umuntu ushobora kuba waba yasigaye guys. Iyi mpanuka uburyo byagenze ni impanuka yatunguye abantu benshi, dore ko ubwo twahageraga twahasanze bamwe mu baturage bari barimo kugendesha amaguru, batubwira uburyo byagenze n'uburyo byatangiye. Mbere rero yuko ninjira muri no nkuru ibabaje cyane iteye agahinda, ndakwibutsa wowe ukurikirana ibiganiro byacu, nanakwibutsa kabisa tujye dusenga, ujye usenga aho uri hose, usengere abavandimwe, usengere inshuti zawe, usengere umuryango wawe, dore ko urupfu ntabwo ruteguza, ntago impanuka iteguza, ibyago ntibiteguza, uburwayi ntibuteguza. Aho uri hose, aho ariho hose mu kanya nk'ako guhumbya ushaka kumva hari igihindutse mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu mwibutsa rero gusenga kugira ngo Uwiteka ajya akomeza kukurinda aho uri hose, we n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe ndetse n'abandi bantu bose waba uzi cyangwa se nabo utazi. Wibuke gusenga cyane, wiragize Imana, dore ko impanuka ntiteguza ahubwo iratungurana. Kubw'uno munsi rero dore ko waje kugaragara impanuka nk'uko nakomeje kubikubwira, ahantu haherereye umuhanda ugana igisenyi aho hitwa Musanze haje kugaragara impanuka y'imodoka kwasiteri yari irimo abantu. Ubwo uyu mushoferi yashakaga, kuko akavura kari kagoye, yashatse gukatira umunyonzi abari abantu bagendesha amagare, ashaka kumukatira gatoya gusa, abona biranze, imodoka ayerekeza ku mugunguzi cyangwa se ku gasozi kari hakurya y'umuhanda, maze imodoka si ukuhita igenda ukundi, yahise ijya ahantu ku katsi gatoya, irazamuka ho gato iryibirangura. Umunyamaguru rero niwe wabashije kutubwira uburyo byahise bigenda, ngo ukuntu byagenze. Ngo umushoferi yarebye umunyonzi wari uri mu nzira, dore ko izi modoka za kwasiteri iyo zirimo ziramanuka hari umuvuduko ziba ziriho, ashaka kumukatiraho gatoya, biramwangira rero imodoka abasha kuyerekeza hirya ho gato, kuko n'akavura kari kaguye, ayerekeza ku rukuta hejuru. Nuko ngo kwasiteri birandutse, mu kubiranduka nta kundi yahise imanuka isatira n'abandi bantu b'abanyamaguru bari imbere, irabakubise ndetse n'abari muri kwasiteri bose barabiranduka. Guys, ndakubwiza ukuri no gusenga, kuko dore uyu mwaka ntabwo uba woroshye, ni umwaka w'amarira, ni umwaka uhurimo ibibazo bigiye bitandukanye, kuko biba biteye agahinda. Rero nkuko mbikubwira ati rero abantu bari muri no kwasiteri, ndabizi ko aricyo kintu cya mbere ushaka kugira ngo umenye abarokotse ni bakiya, kuko abandi bamaze kuhata ubuzima. Abantu bamaze kuhata ubuzima bwabo, bamaze gutabaruka. Ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda cyane, dore ko ntago biragoye cyane kugira ngo ubashe kubarokoka ino mpanuka nawe ukubibona kuri screen yawe. Rero abantu bakimara kubibona nta kindi bahise bakora, bahise bitabaza polisi, inzego z'umutekano zirahageze ndetse na za Croix Rouge, ubutabazi bwa burahageze. Muri kwasiteri nk'uko yayuzuye, abo bamaze kutubwira yuko bakibasha guhumeka ni abantu bagera muri 7. Abandi byarangiye guys. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje cyane, dore ko impanuka
impanuka burya irica cyane kugira ngo birokoke ni ibintu bigoye cyane. Nkomeza rero kwihanganisha imiryango yabuze ababo, kuko ni ibintu biteye agahinda cyane, kuko kubura umuryango wawe, umuntu mwari kuba murimo, umuntu mwabaga murimo muravugana umwanya ku wundi cyangwa se umunota ku wundi, ukahita wumva mu kanya nk'ako mu kanya gato ukabata sorry, wumva birarangiye avuye mu mubiri. Biteye agahinda cyane guys, biteye agahinda cyane. No gukomeza gusengera abajyanwe mu bitaro kugira ngo Imana ikomeze kubarinda, dore ko ni inkuru ibiteye agahinda, ni inkuru ibishegura ishenguye imitima ya benshi. Mukomeza kubyihanganira kandi ndetse n'abasigaye, ndetse namwe mukomeza ko namwe mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. No kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo, namwe mukomeze kwihangana, dore ko kubyakira cyangwa se ndabiza uri hose naho ufite ubwoba nk'ubwo mfite, ufite agahinda nk'ako mfite, ufite ububabare nk'ubwo nanjye ndimo ndumva muri kano kanya. Imana ikomeze kubihanganisha, ndetse abitabye Imana icyo navuga baruhukira mu mahoro. Imana ibakire, Imana ibabare aho bakosheje, Imana yumve irebe ibyo bakoze bakiri ku isi, ndetse babare aho barakosheje kugira ngo babone ubwami bwo mu ijuru. Rero nawe rero wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, niyo mpamvu mubwiye ati rero ni ibihe byo gusenga cyane, dore ko impfu ku isi hose, impfu zimaze kuba nyinshi cyane. ushaka kuba uri kumwe na mugenzi wawe muri kano kanya ukahita wumva birarangiye. Niyo mpamvu njya mbibutsa yuko ntihakagire urwango rugaragara hagati yacu, mureke dukundane, dushyire hamwe, twuzuzanye, mbese twibukiranye gusenga, twibutse inshuti zacu kuba hafi y'Imana, tujye dusengerana kugira ngo Imana ikomeze kuturindisha imbaraga zayo ndetse n'ubwiza bwayo, kuko ejo ntabwo tuzi uko bizaba bimeze cyangwa se uko tuzaramuka. Nawe umenya ejo, nawe umenya isaha iri imbere, nawe umenya umunota uri imbere. ni ukubona bukeye bukira, numenye amerekezo y'uburyo ibintu bimeze. Rero nakubwiraga ko wari uri kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe, wari uri kuri Truth Inside, nongere mbisubiremo, ibiganiro aho tubikugeza cyangwa se bimwe mu nkuru tugenda tukugeza buri munsi. Niyo mpamvu mwibutsa kugira ngo ujye ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko tubikugezaho. Nakugira ngo mbwira ati rero ni bye bye, na kanya turongera dusubire